hinduka ico ishyira kuri navuga propaganda yakozwe n'itangazamakuru mvuga rimaze guta umurongo rimaze guhinduka ico kuri navuga propaganda yakozwe n'itangazamakuru mvuga rimaze guta umurongo rimaze guhinduka ico ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangazamakuru ukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye please dibu nimpamagara nditaba ibyabaye mbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere kabaya ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye please dibu nimpamagara nditaba ibyabaye mbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye mageragere kabaya arye yitwa nde Mugesera yes aho bitandukaniye terike yitwa nde Mugesera yes aho bitandukaniye terike ahubwo vuga uburyo umunyamakuru Kantana yakoreshaga mikoro mu guhamagara abantu kwivumbura no gukora ibintu bipfuye ibi bintu itangazamakuru please niba koko dukorera mu gihugu gifite umurongo ibi nabyo bigomba guhinduka ntago dushobora gugurana ituze rya rubanda keep popularity please ibingibi nta muntu njya gusaba kawunga muri sariwe kuntuka kwanyu ndakumenyereye I don't care ariko iyo bigeze kuri mata zireba igihugu mo frere hamwe iki gihugu twakiguza amaraso ntago ari ukuza umuntu akabyimba amatama agakora ibintu biri aho ngaho gusa please niba bamwe muva ko muri ntakoreka ariko ibingibi ni urugero rwiza rw'itangazamakuru ripfuye riri mu kutujyana ahantu habi aba baturage they are victim of we media personalities ndabikubwiza uko ndabisubiramo ntago aba baturage bari kwikora ibyo bikoze kuriya mu gihe batategujwe batasembuwe icya kabiri tugomba no kugira agaciro muri aba bafana benshi umupira w'amaguru harimo abadufata nk'icyitegererezo kw'ibyo twavuze ari nk'ihame ni ijambo rya Bibiliya ibyo dukora byose tugomba kubikora dufitanye ubushishozi tuzi abantu tubwira abo barimo ruvuga ati Kensi yabivuze Mutabaruka yabivuze uyu muntu n'ubundi ari butwibe ari igisamba ari ibindi n'amazina tugenda hari abanyamakuru tugomba no guhinduka iyo utinyuka gufata umuntu ukamwita igisambo ukanavuga ukuntu ikipe yakorewe akantu iri bwibwe iri gukora ibiki please hari ibintu tugomba kureba wagera ahandi ku yindi yibwe ngo umupira wihutaga wagera ku yandi atari ku yindi y'umupira ibyo bintu byo kudatanga fairness erega ntabwo icyitegerezo cyo mu Rwanda hari amakipe abiri ayoboye nibyo ariko siyo definition y'umupira w'amaguru APR na Rayon Sport ni ikipe twese nta nuzubaha kurusha uko tuzubaha kuko hari icyo zivuze muri business yacu y'umupira nta makipe ubona yuko afite fan base afite imbaraga yakabaye natanga icyitegererezo cy'umupira mwiza twifuza ariko aho bigeze abanyamakuru bose usanga barigize abafana ibyo ni ikibazo ngo ntago bishoboka ibyo nta nubwo bidakunda fairness should be served to all ariko ingaruka nk'izi ngizi ngira ngo abantu barimo barabibona okay aho uvuze ku ruhande rw'abanyamakuru reka mbaza mvuge message hano ngaruke mu kanya vuga message ugaruka unambye noneho muri Ferwafa iryo ni ijwi ryaka kuzanguriza Charles Kensi kugezamo hagati se ku mikoro tazizamura neza zirwita zikubita cyane ariko hano ko baregeye gutya naho ni sawa wumva ari hasi amure gutya nta kibazo aho ni sawa ahubwo numva izamutse cyane kare yawe ko izamutse cyane se nagarurbanyeho gato kuri arabikoze shaka ko byari sawa aho ngaho naho ntacyo watwaye ntabwo mu by'ukuri nifuza muze kubinyemerera twirinde kujya muri polemique nyinshi nabonye kuva iyi radiyo yatangira intambara ari nyinshi mu by'ukuri ushakisha naho ziva n'ikizitera ukakibura tutaza kugwa mu mutego wo kuvuga ko
twarenze ku nama nziza twagiriwe mu minsi ishize. Ariko mu magambo make ndashaka gusaba KNC ibintu bikurikira. KNC ni umunyamakuru nkatwe twese. Si umuyobozi wacu, si Scovia cyangwa undi muyobozi wacu. KNC afite radio nk'abandi bose bazifite. KNC ni umufana wa Gasogi, sibyo? Akaba na perezida wayo, akaba of course akabihuza n'itangazamakuru nk'akazi ke. Niba kuko abantu bose barebwa n'amategeko, akwiye kuba uwa mbere witaba RIB, agasobanura uburyo abanyamakuru ba siporo ashobora kubafata akabagereranya n'abajenosideri bakoze jenoside. Niwe wa mbere ukwiye kwitaba RIB agasobanura ibyo bintu. Sindi umuvugizi w'abanyamakuru, ariko ndiwe mfite uburenganzira bwo kugira icyo mbivugaho nanjye. Aje siporo hakwiye statement yanyu yamagana ibi bintu. Ntabwo dukeneye ko abatwumva, abumva amaradiyo, abumva ibiganiro bya siporo, abanyarwanda badushyira mu gatebo kamwe n'abajenosideri. Ntibikwiye na gatoya. Ntabwo KNC afite monopole kuri opinion ya siporo mu Rwanda. Ntabwo ari we wenyine ufite uburenganzira bwo kuyitangaho igitekerezo, cyane ko ibitekerezo bye nta na garanti hari ko ari byo bifite ukuri cyangwa ko ari byo bitabogamye. Ntabwo KNC ari we muntu ufite icyo navuga ngo arera muri iyi siporo, muri uyu mupira, ku buryo ari ukwiye kuwuha umurongo. Ntabwo KNC ari ukunda igihugu cyangwa siporo y'igihugu kurusha twese abanyarwanda. Ntabwo KNC akwiye kugereranya abanyamakuru ba siporo n'abakoze jenoside. Niba tunenga, niba dukumira, niba tuvuga ibitari bugende neza kandi bikaba, ntabwo bitandukanye n'ibyo nawe ukora. Nta muntu uritiye football y'u Rwanda umwanda kurusha KNC. Nta muntu urakura ikipe ye muri iyi shampiyona inshuro nyinshi kurusha KNC. Nta muntu urataka abasifuzi, urabatuka uheruka ni Isiyaka, sinzi n'abandi ntibuka bavubaha Celestin n'abandi. Nta muntu urataka abasifuzi muri iki gihugu kurusha KNC mu bayobozi bose b'amakipe yo mu Rwanda. Ntabwo rero ari we muntu ufite opinion iri correct ku mupira w'u Rwanda. Ntabwo ari we muntu ukwiye gutanga umurongo. Ntabwo ari we muntu ukwiye na rimwe kugena ibyo abantu bavuga n'ibyo batavuga. Sibyo, ntabwo bikwiriye. Ntabwo twigisha ibyo dukora, ntabwo abiturusha, ntabwo nta kintu na kimwe kimuha uburenganzira bwo gufata abantu akabita ibyo ashaka, akabavugaho uko ashaka. Ntabwo bikwiye. Abayobozi banyumva ubu nonaha, jewe mu buzima bwanjye sinjya ntinya inzego z'umutekano, kubera ko mu buzima bwanjye ndabishimira n'Imana, ngerageza nyine gukora ibishoboka kugira ngo ntagira aho mpurira nazo, kandi kugeza ubu Imana yarabindinze. Uwanga igihugu n'uwanga abanyarwanda ntaho nzigera mpurira nawe mu buzima bwanjye. Usebye igihugu, usebye icyo ari cyo cyose gifite gihuriye n'igihugu, ntaho nzigera mpurira nawe mu buzima bwanjye. Umuntu wese ukora ibibi bishobora kujyana igihugu mu nzira mbi, uwo ntaho nzigera mpurira nawe mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu rero ntatinya, kubera ko nta kibi na kimwe numva najyamo, kandi nakigiyemo nagikora nk'umuntu. Twese turi abantu uko turi hano, birashoboka no kuri iyi mikoro. Ni nayo mpamvu ibyo umuvugizi wa RIB aherutse kuvuga ntacyo nabivuzeho, kubera ko
ibyo yavuze ndabizi neza ko bishoboka muri uyu mwuga wacu. Tubyukira kuri mikoro amasaha 3 buri munsi, bishoboka ko ururimi rwanyerera nkakora amakosa. Niyo mpamvu hariho inzego zishinzwe kwigenzura z'itangazamakuru n'ibindi, hakabaho n'izo nzego za RIB zihana bakoze amakosa. Ibyo turabyemera cyane, ariko nanone ntabwo zireba bamwe. Niba umuntu yifata akatugereranya n'abakoze jenoside, naho akwiye kubibazwa, sibyo? Uko niko kuri ibintu umwanda uba muri uyu mupira. Ibyo tuvuga, ibyo twamagana, ntago tubyamagana kenshi kurusha kenesi. Sinumva rero ukuntu uyu munsi, kubera ko wenda afite uruhande ariho mu birimo biba, cyangwa se kubera ko hari ukundi kuntu abyumva, abatabyumva nk'ahubwo babaye ba Mugesera na ba Kantano n'abandi, sibyo? Kazungu aricyo ashaka kuganiraho. Nasoje. Hari n'abatakora iki kiganiro, byaba byiza ariko arushoje amagambo yavuze. Yasoje. Yasoje. Ni hariya bigarukira nta icyo yavuzemo gikomeye n'icyo kugereranya abanyamakuru ba siporo na Kantano. Bazi icyo Kantano yakoze kuri RTRM, bazi ijambo Lewo Mugesera yavugiye ku Kabaya. Nge nta kinini ndivuge kuri KNC. Ariko se ibyabaye muri weekend, ibi nibyo byagomba kuramukira, nibyo bikomeye bya gusa akwiriye ndunga mu rya Karenzi. Niba amategeko areba abanyarwanda bose, twese wakora ikosa akaba yaribazwa, KNC akwiriye kugezwa imbere y'ubutabera akabazwa ibi bintu. Madame Scovia akwiriye kumuhamagaza immediately agasobanura ibi bintu naho biganisha, akanerekana n'ibyo bintu n'izo ngingo zose zo gufata itangazamakuru rya siporo, akerekana n'uwo muyoboro wabivuze yaba nakoze neza cyane anakumira icyaha kitaraba. Bitari ibyo yaba ari kuvanga siporo n'ibindi bintu bihabanye. Twese dukunda igihugu, twese twifuriza igihugu neza. Ntituze kubitindaho, twigire no ku by'umupira byabaye muri iyi weekend n'ibyo abantu bakeneye kumva, ariko ntabwo tuzihanganira kameme ko umuntu mu mbaraga ze yafite yumva yihaye ahita yigira amagambo byatwara amasaha. Abantu ntibabitindeho cyane. Gusa ikintu nkunzemo ni kimwe, kuba akanya ari kumva neza ko ibyo yamaze iminsi akora ari bibi, ubwo azabikora mbere yacu, azabireka mbere yacu. Niba ari uterwa amabuye wa mbere muri uyu mupira arimo nawe, kuba ngeraje gusobanukirwa ko gutuka abasifuzi kuri radio cyangwa se mu ruhame, kuvana ikipe muri shampiyona ngo nuko ikipe yibwe, akavuga n'ibindi biremere, yaramenye ko ari bibi. Ubwo yabimenye bwo n'abandi bazabimenya, nta kibazo. Numva ari wabikoze igihe kinini cyane kurusha abandi, nta kindi narenzaho, ngiye birahagije, kuko hari ibintu ntari buze gukomantaho. Hari n'ibintu ntinya, sinzi nimba ari ukora n'imyaka yanjye, ariko hari aho bigera nkumva abantu babishyize ku rundi rwego. Ahubwo biranatungurana cyane kumva ko muri 2025 nyuma y'imyaka 31 hari abantu bakigereranya ibintu nk'ibi. Hari ashobora no kubikora, reka iryo jambo wenda tunabireke kugira ngo mu nyungu ze cyangwa ibyo atekereza ngo bize gutuma opinion dufite cyangwa bitanga mbere, kugira ngo bihengamire mu ruhande. Urumva kavuga iyo ugarura Eme yavutse 95, yego urazana ingero z'94 mu bintu bibi, mu mateka mabi. Ofete nge abo nibo nicyo nari ngiye kwibwira. Ufashe Kantano niwe muntu wa nyuma wabarira wakoze itangazamakuru nabi kwisi. Icyo nibwira urubyiruko wa nyuma, icyo nibwira urubyiruko, numva nibyo kumenya amateka, ariko ntago dukwiye guha umwanya cyane abantu bahuza ibintu n'ibyabaye, cyane cyane byasubiza inyuma urubyiruko mu myumvire. Sinzi, ahubwo sometimes ariko icyiza abantu tubwira baratuvuze, baratwumva. Si ibyo kuvuga ngo ntibyaha muri weekend gusa, n'ubuzima bwa buri munsi. Muri ibi tubamo abantu bashaka kuba hari nabo bahuje opinion,
birashoboka kubera ko mu mupira nyine buri wese avuga uko abyumva, agira uruhande ariho. Ni nayo mpamvu abawuyobora baba bakwiye kugira kwitonda, kubera ko bishingiye ku marangamutima, bishingiye ku byifuzo by'ibyo umuntu akunda n'icyo umutima we ushaka. Ugasanga bigoye ko ibyemezo bimwe na bimwe byakumvwa kimwe n'abantu bose, cyangwa se ibiganiro dukora byakundwa n'abantu bose. Si itegeko, kubera ko buri wese afite amarangamutima ye n'ibyo yumva yishimiye kumva. Ariko ntago style ibyo bikuraho ko hari indangagaciro, hari ibyo abantu bakwiye kuba. Wowe niba ibyo mvuga cyangwa kanaka avuga ubyumva muri iyi angle, ibyo ni uburenganzira bwawe. Ariko reka kame mu gufata abantu ngo bashyire uzane ibintu bidakwiye kugira aho bihurira, niba ari ukugira ngo biremereze hagira abo bigiraho ingaruka. Si ibyo abayobozi bacu barashishoza, ntago abakunda igihugu barabazi, n'abacyanga barabazi. Ntago umuntu yabaho umurongo reka ntibishoboka. Ahubwo rimwe na rimwe ushobora kuba bya bindi byo kwitarukiriza umwanda. Cyiza turi mu gihugu cyiza kandi gifite abayobozi bakurikirana, b'abajeni b'abanyabwenge. Ibyo byose ntibituza kwinjira muri Murera.